ajyaza n'iwanjye. Iwawe mu rugo? Iwanjye mu rugo. Kuko turaturanye hatumbitse. Kuwa kabiri njye nayo mfite amakuru y'uko Gitifu ajyaza n'iwanjye. Iwawe mu rugo? Iwanjye mu rugo. Kuko turaturanye hatumbitse. Nayo mfite amakuru y'uko ajyaza n'iwanjye. No, mfite amakuru ko n'umudamu wanjye ajyayo agataha mu gatondo saa 10. Bitarumva ko wa mugabo bimwe twavuga ko abifitemo uruhare mu gusenywa k'urugo rwanjye. Yego. Ariko nayo ndavuga ko nikurikiranira amakuru n'ibiherezo ryabyo. Jewe niyarantu uburyo menya amakuru y'umudamu wanjye umugoroba. Menya kuntu ko aza kujyayo. Kuko muri iyo minota mbona agiyeyo ndabyibonera. Yagiye yaherekejwe n'akana k'agasore babana mu rugo. Yego. Akana k'agasore kamushyitsa ku rupangu rw'aho Gitifu aba. Gahita gakata karagaruka. Umwana wawe? Akana k'agasore kabanaga na madame mu rugo. Kamugejeje ku rupangu gahita gakata karagaruka kisubira mu rugo. Gasubiye mu rugo umudamu arinjira ndi kumubona. Yinjiye saa 9:30. Yinjiye saa 9:30 mpita mvuga ati saa 9:30 z'ijoro cyangwa z'amanywa? Umugoroba. Ndavuga ati bya bintu bambwiye koko nibyo. Yego. Ubu nanjye ikintu ngiye gukora ngiye kubigaragariza ubuyobozi. Kiri cyabona hanze. Ahise niyambaza inzego z'ibanze. Amagara mudugudu, amagara Gitifu, ariko amakuru akaba yarasakaye ko umugore wanjye na Gitifu mbega bizwi ko ari umugore n'umugabo babana nk'umugore n'umugabo. Abaturage bose babizi. Ariko kubivuga batatinyuka kubivuga kubera ko ashobora no gutinya ati ni umuyobozi atanabyumva bikatumerera nabi. Ariko nawe yarabigaragaza ko yajyaga n'aho akorera agaparika akamushyira mu modoka bakamarana amasaha 2 bari kuvugana akamushyira mu modoka rimwe n'imwe baramutwaye cyangwa se akongera akavamo agasubira mu kazi. Noneho maze kubona ko yinjiye yambaza ubuyobozi mpamagara mu mudugudu amagara Gitifu w'akagari bamfasha guhamagara abasirikare n'abashinzwe umutekano. Urumva yinjiyemo saa 8:30. Baturiye ukuntu twinjiramo kugira ngo tujye kumusangamo byadutwaye kugera nibura saa 5:20. Arimo gitegereje hanze? Twatugitegereje hanze ariko twinjiriye agasa ariko dutunganye n'umuryango yinjiriye. Yego. Byadutindije ni mu buryo bwo kugira ngo tumenye kuko hari uburyo nabaye nk'uwideparasa gato nk'iminota 10 ngeze abayobozi. Tuvuga ati iminota 10 yaba yasohotse. Abo abayobozi turi kumwe bakavuga ati niba atarimo nimwibeshya mukinjira nimusangemo ko badufunga twese. Mumenye neza mu ijana ko arimo. Turera kumenya ko harimo ndabimenya ko harimo koko. Umuryango wo ku rupangu twiranga uburyo twinjiramo ntabwo hari hafunze. Ndinjira njya ku muryango njya ku idirishya ifararaho. Ndigezeho koko ntego guca ariko nanjye cyangwa kujana numvaga ko harimo ariko uhita mubona nyine zari bitabifatishije 100%. Neza aho gutwi numva umudamu wanjye ari kuganiriramo bari kumwe. Numvishije ijwi ryiwe ndiruhuka. Ndavuga ati ibyo nashaka ngenda bibona. Mbwira babagabo bari hanze kwa turi kumwe. Kwa mudamu arimo. Atambwa ati niba arimo rero uburetse gato turakubwira igira umukomangira. Ameta nk'icumi barambwa ati mukomangire rero uko uwo niwe nyiri ubwite n'ikibazo nawe ari wo bikora rero twebwe turi hafi yawe. Ndamukomangira maze kumukomangira itara ryari rya Gitifu. Rifata cyane itara ryo mu cyumba. Akicana arasohoka aje gukingura. Ko yaragize ngo ni umuhungu kuko muri izo nzu babana ari babiri. Hari n'indi nzu ya kabiri hari umuhungu undi babanamo. Shobora kuba yaragize ngo babanamo mu rupangu. Agikingura yaraje arakingura aba yambaye kamutikopa k'agati yayo. Mu gituza nta kintu yambaye. Cyakora yakinguye mpita mwinjira aramubwira ati nje kureba umugore wanjye naramukuboye turasezerana kandi uransubiza inkwano yiwe kuko wamugize umugore wawe. Ndi kurara nzerera ndara mu gasozi narubatse inzu yanjye kubera amanyanga yawe n'umugore wanjye. Gitifu ati sohokera mu nzu ubivugire hanze. Sohoke mu nzu ubivugire hanze kandi nshaka ngo dusohokane twese nawe turi batatu
ku mugore wanjye uri gusambanya wamwishe no mu mutwe kubera kugira ngo munyangaze njye kurara mu gasozi badwana bashaka gusohora ariko bashaka ngo uwo mugore wanjye nawe uko yinjira kimuvuga gutyo reka arwana yirukankira muri dushe yirukanye muri dushe ndamubona ubwo rero mbabwiye ati turasohokana twese bagiye kunsohora mpita mvuza akaruru kuko bari hanze bambwiye ati nubona bagucokoje uvuze induru mpita mvuza akaruru tumuze mu ntabare dore wa mugabo ujya usambanye umugore wansenye n'urugo ari kumwe n'umugore wanjye mu nzu barimo gusambana ko nasanze n'umugore naramubonye acyambaye ko nahise ndeba mu cyumba cyiwe noneho ba bantu mvugije induru bahita baza ati komera twaje gutabara turi hafi ifa cyumba leta tuyirukanka asubira mu cyumba cyiwe tuvuye mu cyumba cyiwe rero n'abasirikare babaraje baraza kumufungura rimwe nibo bayaduhaye uvuka twaraniganye n'inshuti yanjye nuko nyine ibyago by'umugabo nyine byamugwiririye Vincent de Paul yego baho tuvuge ko amakuru ameze gute we bamukekaga n'uriya mudamu barasanzwe bakeka yego n'uriya mudamu yari ari muri processes za divorce yari kuzabibona muri 2025 ntabwo nzari ryari n'amakuru yego muri 2025 bagomba guhabwa gatanya nijoro nyine ajyayo ubwo nyine basanga bamucunze baramutanga nyine saa 5 yego niho babafashe none se kuba gitifu yahamagara uyu mugore akavuga ati nzanira icyo kure mu rugo hari ikosa yakoze ntabwo mbizi niba acuruza akabari ntabwo mbizi uyu mudamu yari asanzwe afite akabari acuruzamo ntabwo mbizi nta makuru mfite ndahiro nta makuru mfite y'ibyo acuruza ni ukuyumva ubona gutya ayo makuru gusa nk'umuntu uvuka muri aka karere ubundi gitifu yari asanzwe abana ate n'abaturage kandi usanga gitifu yeze kwiyamamariza kujya muri njyanama y'akarere yego gitifu yiyamamariza kujya muri njyanama y'akarere mpamya ko izi ngeso atazikekwaho cyangwa atazijyamo izi ngeso zijyamo asanzwe zijyamo muzi depuis 2012 2014 ndamuzi uramuzi ndamuzi cyane aka kageso ko kwikubitira abagore b'abandi hanze si n'umwe hara mu Bugarama ahubwo hari n'abandi babiri n'uwikamembe n'uwe ntibabana neza nta mwemera uwo yishakiye basezeranye mu mategeko uwo basezeranye bane mu mategeko se abaye abakamembe ariko 50% arikoca none se abakamembe uyu mugabo akora acumbika noneho ataharimo na rimwe acumbika mu Bugarama umugore akaba kamembe amakuru y'imibanire yabo urayazi neza cyane 100%. hari n'igihe yigeze ashaka kumukwepa muri 2013 yaragiye guta urugo yego agiye kujya Uganda n'akandi gahabara sinzi nyine umuntu warabuye umugore ko yakoraga nyine umwarimu uzi ko ataba agomba kuba hafi y'akazi yego undi icyo gihe yari umunyamakuru kuri RC Rusizi uyu se mworoshye oya Vincent de Paul nako Vincent de Paul niwe yari umunyamakuru yari umunyamakuru mbere anakora mu burezi aza kuba gitifu nyuma yego yavuye mu burezi yagiye kuba gitifu nkungu ava nkungu ajya Kamembe ava Kamembe ajya Bugarama yaragiye yaragiye kujya gushakira irindi habara mu Bugande uwo yaragiye gufata n'habara n'umwarimukazi yaragiye gutorokana ntabwo nzi icyo yakoraye gutorokana ihabara agiye Uganda biza gupfa gute hari umuvandimwe babanaga mu nzu niwe warabaye umugore we niba bari bugende nko kuwa gatanu umugore yaje nko kuwa kabiri araza yicara aho ngaho ibyo akazaberetse abanza akurikirana ibyo ngibyo yego none Vincent de Paul abaga mu icumbi icyo gihe yabaga mu icumbi icyo gihe n'ubu ngubu mu Bugarama ngiye kari yabagamo Bugarama yari icumbi ko yari hari kubw'akazi
bon wenda reka tubanze dushingire kuri iyi raporo y'uyu yakozwe n'ubuyobozi. Raporo mfitiye kopi iravuga iti Bugarama sector PRCR Kabusunzu village ubwo ni umudugudu wa Kabusunzu tariki 29 z'ukwa 2024 siyo ahagana ku saa 5 zuzuye mu gace k'umudugudu wa Kabusunzu humvikanye urusaku rwinshi n'induru nyinshi, bityo abanyerondo bahise bihutira kuduhamagara. Ubwo ni ubuyobozi burimo kuvuga nyine bwa kwagira raporo. Tukihagera dusanga tutabyishoboza kuko umuntu atabonaga aho anyura kubera ikivunge cy'abantu, nibwo twihutiye guhamagara polisi ndetse n'ingabo bari mu kazi baza kudufasha muri icyo kibazo. Dusanga ni uwitwa Seboro Didier w'imyaka 42 wari usanze umugore we bashakanye byemewe n'amategeko witwa Akayezu Nadine w'imyaka 31 mu nzu ya Nsengiyumva Vincent de Port w'imyaka 40 y'amavuko. Ni nyuma yaho Seboro Didier ubusanzwe amaze igihe ataranye neza n'umugore we bapfa cyane kutizerana, avuga ko amuca inyuma bakaba bari no muri gatanya mu nzira y'ubutane iteganijwe mu kwezi kwa 3 Werurwe 2025. wese ibyo arabwira se uyu Seboro Didier akaba avuga ko ababazwa cyane no kubona Nsengiyumva Vincent de Paul yagiye ashyikirizwa ibibazo by'urugo rwe nk'umuyobozi w'umurenge ari we ahubwo wamujyaniye umugore. Bashyizeho agatangaro ari nacyo ngo cyamuteye kujya gusohora umugore we aho yari yinjiye. Yari amazemo amasaha kwa Vincent de Paul. Imvururu zasojwe Seboro Didier na Kayezu Nadine bacumbikiwe kuri polisi sitasiyo ya Bugarama kugira ngo ibindi bikurikiranwe mu gitondo cyo kuri iyi wa 30. Ubu hari amakuru masa mufite, hari amakuru ambwira ko Gitifu yamaze gutabwa muri yombi ngo ariko uyu mugabo Sebuhoro ngo akaba yamaze kurekurwa. Ntayo ndamenya. Ntayo ndamenya. Ubundi si umugore kuba yajya kuba uyu mugore muri gatanya n'ubundi ntabana n'umugabo mu nzu, ibyo yakora nyuma y'urugo mu gihe barindiriye gatanya mu kwa 3 ndumva ntacyo byaba bitwaye. Si uburenganzira bwe si yikoce n'ubusanzwe. Sinzi niba abana cyangwa batabana. Uyu mugore amakuru ufite ngo nuko yabaga hanze. Nyine ubutabera ngo barareba cyangwa ubuyobozi nabo inzego zirareba icyo zibikoraho. Ku ruhande rwanyu nk'abagabo iyo mubyigiye muri iyo somo birakaze no kwirinda nyine no kwimenya kwirinda kumesa kamwe. Ariko si mu Gitifu baramusanzwe muzi ko kakageso k'ubusambanyi akagira yakagiraga bakuvuga inshuro 5 bakayishana 6 7 abakubeshyera. Basha ni ikibazo gikomeye cyane. Reka tubikurikirane. Sawa murakoze. Nkurikira amakuru yanyu buri gihe. Asante. So ngaye nguko rero rero mu baturage vuga ati uyu mugabo twariganye n'ubusanzwe ngasanzwe bifite aka kageso. Ariko none njyewe ndabye bashidikanya ko nubwo nagira amakuru ntafite igihamya uyu mugabo Vincent de Paul nta kosa yaba afite. Nimba yahamagaye umuntu asanzwe ari umucuruzi atinzanira nkorera delivery unzanira ko kunywa, ibyo ntabwo ndumva ko byaba bikeye ko yagiye gusambanya uyu mugore. Ikindi uyu mugore nawe kuva arindiriye gatanya aho n'ubu uyu mugabo yagiye guteza imvururu mu rugo rw'abandi, nimba yacumbitse se mu gihe arindiriye kubona gatanya. Ariko hari bamwe mu bayobozi baba bifitiye akageso ko kuba bashaka abagore bo hanze bakajya no gusenya ingo z'abandi, ibi bintu binagayitse.
ibi bintu muribuka ko byigeze no kuvugwa mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge ndetse umugitifu wavugaga muri ibyo akaza gusezererwa akishakira kandi kazi yigiye mu bucuruzi. Gitifu ntabwo yitaba, rero turaza kumenya nimba koko yaba yamaze gutabwa mu maboko ataraye kugira ngo akurikirane ibi ngibi. Ariko nanone ndibaza aya makimbirane yo mu ngo azahosha ate, azahabwa umurongo ryari? ngo umugore yishe umugabo barakekwaho gucana inyuma, umugore yishe umugabo barakekwaho amakimbirane ashingiye ku gucana inyuma, umugabo yishe umugore, abana babaye imfubyi. Come on, ibi bintu ndabona ahanini ngo za none zakagombye kubakira mu kwizerana, mu kuzuzanya no mu gusenga Imana. naho ubundi bitaraye ibyo iki kintu kiragenda gifata indi ntera umunsi ku wundi. Gitifu wo mu murenge ntabwo arimo kunyitaba ngo ambwire nimba koko ibimuvugwaho byaba ari ukuri. Aramutse abonetse dushobora kuza kuvugana nawe. Ariko tukanongera hamagara meya w'aka karere ka Rusizi atubwire iki kibazo nimba ari cyo yaba kiziho, abakizi agira icyo tubwira, aba atakizi. Meya we ni ibisanzwe kutwitaba ntabwo ajya twitaba. Dr. Kibiga Anisete katamagare visi meya twumve, kamagare Habimana Alfred nimba aya makuru yazi agira icyo atubwira. Visi meya amahoro nabo mwabonetse noneho. Nakubwiye ngo nitwa Ndahiro Valence Papino umunyamakuru, nari nguhamagaye ubu ndi mu kiganiro. Hari amakuru avuga ko ku saa 5 z'ijoro muri mu murenge wa Bugarama mu kagari Kapera muri Kabusunzu mu mudugudu wa Kabusunzu, umugabo witwa Sebuhoro Didier yasanze umugore we Akayezu Nadine ari gusambana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwana Nsengiyumva Vincent de Paul. ngo yari yaramushyikirije ibibazo bye by'amakimbirane n'umugore bijyanye no gucana inyuma, ndagatangazwa nuko uyu gitifu ari we wamusenyeye urugo. Aya makuru mwayamenye? hari byo twumvisha ariko hari inzego ziri kubikurikirana, wenda mwabaza umukuru babaha amakuru. Ino raporo yakozwe n'ubuyobozi bw'umudugudu isoza ivuga ko irindi perezida ryari gukurikiranwa muri iki gitondo. Nk'akarere mwabikozeho iki? Inzego ziri kubikurikirana ubwo nizo zabaha amakuru uko bimeze, inzego zishinzwe gukurikirana ibyaha. ubu gitifu w'umurenge ari he? Yego visi meya. Nabwiye hari inzego ziri kubikurikirana, buriya zaba uko twabyumvisha gutyo, hari inzego ziri kubikurikirana. Nawe uko mwabyumvishe? Ariko hari inzego ziri kubikurikirana zaba. Ibibaye ari byo byabaye kuri uyu mugitifu, imyitwarire nk'iyi ku muyobozi yabikwiye? Iperereza afite n'ibyemezo, ariko ubu nta cyemezo cyafatwa. Inzego ziri kubikurikirana nizo zafata icyemezo. Ubu gitifu ari he? Ari mu nshingano? Ari gukorwaho iperereza? Alo? Gitifu ari mu kazi, nta inzego ziri gukurikirana ibibazo uko byagenze, wenda nizo zizatanga raporo yabyo. Murakoze cyane. Uyu mugore yarasanzwe ngo arindiriye gatanga mu kwezi kwa 3 2025 kubera ko arimo muri procedure za gatanya uwo n'umugabo we. Ahubwo nge ndabona uyu mugabo we yaba yagiye guhotera gitifu we mu rugo niba ko yarahamagaje icyo kunywa. Ariko bakabyara ingo zo muri iyi minsi ubutajya bati uyu mugitifu asanzwe ku bagore ba rubanda atari shyashya
ariko se batoye nimba mwamenye ayo makuru mwabikozeho iki tubwizanye ukuri imubare yagira ati ntabwo aribwo bwa mbere gitifu buzwa muri iyi kesi ati ntabwo abanye neza nawe n'umugore we kuko hari undi yari agiye kujya kubana nawe mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ati ni akagesogeso gasanzwe kazwi. Allahu Akbar. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abasenga musenga ibi bintu birakomeye. Ijambo ry'Imana ryo ravuga ngo cozwa byose na Kristo imbaraga. Abubatsi ngo muzubakire ku isengesho bitabaye ibyo nazo ziramira ntizubatse ku musenyi. Reka two kugira byinshi twinjiramo kuko buriya ugifatwa bakiri umwere turindire ikirava mu iperereza ry'ibi ryimbitse kuri byo kuko byaba ari ikindi kibazo pe byaba ari ikindi kibazo gikomeye. Umuyobozi ari ugize uruhare mu kuba yasenya urugo rw'umuturage byaba bigayitse cyane agashyikirizwa ikibazo cy'amakimbirane ariko ndahamya ko reka tubiharire inzego zifite mu nshingano reka tubiharire urwego rw'ubugenzacyaha RIB ariko nanone uyu mugore bivugwa ko yari asanzwe yifitiye akabari kuba yashyira icyo kunywa gitifu yo mu rugo ntabwo bigize icyaha n'uko undi wese yamuhamagara akamushyira icyo cyo kunywa. Ese reka nkubaze arya uyu mugabo yitwa nde bro umugore wawe mwariranye mugera ku rwego rwo kujya gushaka gatanya gahana se buhoro mutegereje mu kwa gatatu ku mwaka utaha ndetse n'amakuru agwa mu matwi avuga ko mutari mukibana mu rugo abukwe ukabukwawe mu gihe murindiriye ibyangombwa bibaha gatanya umwe akongera akaba umusiribateri undi akongera akaba umusiribateri. Numva rero ifuhe ritagombye kugera kuri uru rwego iki cyabayeho ni ifuhe bigaragara ko none wanabona gatanya ahubwo uyu mugabo ashobora gushyirwaho kese yo kujya kuvogera urugo rw'abandi violation à domicile wagiye guhungabanya umudendezo no guteza umutekano muke gitifu kuko niba umugore wawe we waje gufungura ubu ni umugore wawe mu buryo bw'amategeko ariko mu buryo butari bw'amategeko ni umukandida ku isoko nimba wibana mu buriri akaba nawe yibana mu bundi buryo aho ashabika agashakisha agacuruza akakabari mwarindiriye icy'ubutabera buzanzura mwabona ubuse nimubona gatanya akishakira undi mugabo nawe uzajya kumuhozaho ijisho ariko ngo ntibyakwitwa ko guhoza undi ku nkeke bake kindi twa Ndahiro Valens Papiri kamashimire cyane nasoreza aha ngaha mu gihe tukirindiriye ibizava cyangwa se mu gihe ya ubuyobozi bw'akarere bisimira namushimira cyane araza kugira kubiha umucyo ndetse n'izindi nzego ubwo ziragira icyo zitangaza turabaha verisiyo yindi kuri iki kiganiro.